Muri iyi minsi n'isi yihariye y'imyidagaduro mu Rwanda, inkuru zirasimburana umunsi ku wundi, ndetse bamwe bati rwose birashyushye nta runga abantu bakigira mu myidagaduro, naho abandi bati ibi bimaze kuba kasongo yihwa, abandi nabo bati binugukabya n'ibigumuku tuzisanga habi kurushaho, yewe n'abandi bati biniki ko tubona bisa na filimi z'uruhererekane biracuriki. Ariko nanone ibi bivanze n'urujijo kubihabera, kuko rimwe na rimwe usanga muri iyi si yihariye hakorerwa imikino ngo yitwa planka, ariko kandi bamwe bakahasiga ubuzima kubera ko abantu bo byabayobeye batakimenya gutandukanya iyo mikino n'ubuzima bwa nyabwo babona. Muri make uyu mwanya wihariye ubundi wakabaye igisata cyo gusakarizamo amakuru yabafasha sosiyete cyangwa se najyanye n'imyidagaduro ngo abantu basusuruke, ukomeje gucanga abantu. Mu nkuru zisukiranye umunsi ku wundi havaho umwe haza undi, ni nkaho buri munsi usigaye ugira ibyawo, buri wese muri iki gisata wagira ngo afite umunsi we wo kuvugwaho, mbese umwe ku wundi, kandi buri wese afite inkuru yihariye yo kuvugwaho, inkuru ifite ubudasa bwayo. Ibyo bigakurura benshi kuzitega amatwi. Ubu kuri iyi mihanda nk'uko babivuga, nta rindi zina riri kuvugwa ritari Murungi Sabin. Kije, bienvenue, ikaze, welcome to the BGU space. Ngwino turebere hamwe inkuru zigera kuri enye zavuzwe cyane mu gisata cy'imyidagaduro y'u Rwanda, bamwe bita ko ari imihanda ihora inyerera, zikaza zitavugwaho rumwe na benshi ndetse zikanayitigisa, zerekeye ku izina Murungi Sabin. Njuteze amatwi ndi Benita Giraneza Uwera. Uretse kubazwi nka Sabin, ubusanzwe amazina ye yose ni Munyegabe Sabin Murungi. Uyu yubatse izina rikomeye mu ruhando rw'imyidagaduro, cyane ko ari muri bamwe bafite ibitangazamakuru bikomeye muri uru ruhando, aho ikinyamakuru Isimbi TV cye gikurikirwa n'abasaga miliyoni y'abanyarwanda batandukanye, hiyongeyeho n'abaturanyi b'abarundi, abagande n'abandi babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Numwe kandi mu bubatsi bigwi mu bitangazamakuru bitandukanye yagiye akoraho, kuva muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami riherereye i Huye cyangwa se Butare, aho ari umwe mu batangije itangazamakuru bya kinyamwuga. Yakoreye kandi ibitangazamakuru bitandukanye bikomeye nka inyarwanda.com ndetse na ig.com. Uretse ibyo, Murungi Sabin ni umugabo wubatse, wubakanye urugo n'umudamu we Haisa Gasagire kuva mu 2018. Ubusanzwe abana aho bava bakagera bakunzwe kuvugwaho byinshi bitandukanye, ariko kandi nta muntu muzima utavugwa, yaba neza cyangwa se nabi, bitewe n'ikigenderewe kuba muvuga. Nyamara nubwo ibyo bibaho, habaho itandukaniro gusa ku myifatire ba nyiri kuvugwa bagaragaza nyuma yawo. Harimo abo biviramo n'intambara z'amagambo yo gusubizanya, bikaba byavamo n'imirwano cyangwa yewe no kwasiga ubuzima. Harimo n'abahitamo kwicecekera bakanuma, mbese bakaruca bakarumira, abavuga bakavuga, wa mugani y'imvura y'amagambo ikazahita nk'uko n'izindi zihita. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru zihariye zigera kuri enye zavuzwe kuri uyu mugabo Murungi Sabin, maze zigatigisa imihanda y'imyidagaduro cyangwa se ikanyerera nk'uko babivuga. Ku itariki ya 10 z'ukwa gatatu mu 2022 nibwo hasohotse inkuru zitandukanye zahurizwaga ku mutwe ugira uti Ndimbati yatawe muri yombi. Abantu benshi bahise bibaza bati azize iki? Nibyo koko Uwihoreye Jean Bosco Ndimbati yakekwagaho gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Iyi nkuru yaje gufungisha Ndimbati amezi 7. Byavuzwe ko Murungi Sabin ari we wari ubiri inyuma mu gutangaza iyi nkuru, akaka miliyoni zigera kuri 5 Ndimbati ngo atazayitangaza, maze Ndimbati akayabura bigasakuza, kugeza ubwo ubuyobozi bukuru bwa RIB bwatangaje ko Ndimbati yatawe muri yombi. Cyari ikirego ubushinjacyaha bwaregagamo Ndimbati gusambanya Fidausi utari wujuje imyaka, nubwo Ndimbati byarangiye agizwe umwere akabyina intsinzi mu mihanda ya Kigali avuye Mageragere. Iyi nkuru yatigitishije uruhando rw'imyidagaduro hano mu Rwanda. Bamwe bati Sabin n'ubusanzwe agira umutima mubi, abandi bati ibyo ni ibihuha, nta ruswa yatse, batahubwo yarakoze kuvugira uwo mwana kuki bumvaga ko yahishira ikibi. Nyamara ahubwo uko iminsi yagiye yicuma, bamwe bahisemo kwemera uruhande rwabo hagendewe ku byagaragaye nyuma yo kugirwa umwere kwa Ndimbati.
Nubwo iyo nkuru yabaye nk'ihosheje ariko byagiye bigarukaho kenshi n'abantu batandukanye ko Sabin yabikoze agambiriye kubabaza Ndimbati. Inkuru ya kabiri ni yerekeye urupfu rwa nyakwigendera Ivan Buravan rwababaje benshi, by'umwihariko abanyarwanda bakunda umuziki nyarwanda n'abakundaga Buravan muri rusange. Muri icyo gihe Iva apfa yari iminsi umuhanzi Bruce Melody yiteguraga kujya gutaramira mu gihugu cy'u Burundi. Cyari igihe cyiza cyo kwamamaza igitaramo cye ngo kizitabirwe, nubwo cyari igihe kibi nanone ku rundi ruhande kandi kibabaje ku banyarwanda bari babuze uyu musore wari ingenzi. Tariki ya 18 z'ukwa munani mu 2022 nibwo iyi nkuru yasohotse, aho Ngizi Sabin yanengaga Bruce Melody kuri iyo myitwarire, ndetse na Julius Chita bakunda kwifatanya mu biganiro akaza yungamo ati nibyo koko ntabwo Bruce Melody yahaye agaciro Iva, yagombaga kwimura igitaramo cyangwa kigasubikwa. Benshi batanze ibitekerezo banenze Sabin ndetse na Chita bavuga ko kuba uyu muhanzi yari yitabye Imana bitari kubuza ibindi bikorwa gukomeza, akaba wa mugani ugira uti nta kabuza impara gucuranga. Abandi bati nibyo koko Bruce Melody yararengeye pe, yagombaga kuba aretse kwamamaza igitaramo mu gihe abanyarwanda bari bagize ibyago byo kubura Buravan. Bemeza ko yari nayo ntandaro yo gutuma Bruce Melody na Ngizi Sabin batarongeye gucana uwaka. Uretse kuba iyi nkuru yarasize umwuka mubi hagati ya Sabin, Bruce Melody na Chita, yanatigishije imbuga nkoranyambaga biracika. Inkuru ya gatatu yatigishije imihanda nifitanye isano n'inkuru ya kane turi buze kubagezaho. Tariki ya 5 z'ukwa kabiri mu 2024 kuri Clara TV show hatambutse inkuru ituma benshi bacika ururondogoro igira iti ntawe ntinya, mwese mwashatse kumbura akazi none muri kunkiniraho. Sabin bajyaga bakuvuga none narakubonye. Abakurikiye iyi nkuru neza, uyu Clara yavuze ko Sabin asenya ingo za rubanda cyane cyane biciye ku bagore aba yakoresheje ibiganiro. Nk'uko uyu Clara yagiye aca amarenga byerekeyeho, byatumye benshi bamufata nko guharabika Munyegabe Ngizi Sabin usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Isimbi TV, Isimbi na Isimbi Pictures. Iyi nkuru ikimara gusakara, benshi kuri murandasi barayikongeje cyane ndetse batangira gusesengura akantu ku kandi. Iyi nkuru bivugwa ko yinjije arenga miliyoni 15 n'ibihumbi 470 n'amafaranga 735 kuri YouTube zose zayivuzeho. Tariki 11 Gashyantare mu 2024 iyi nkuru yongeye gukwirakwira hose igira iti umunyamakuru Ngizi Sabin wa Isimbi TV yamaze gutanga ikirego muri RIB arega uwakwirakwije ibihuha bimusebya bashaka kuvuga Clara. Mu bindi byagiye bivugwa kuri iyi nkuru, benshi batangiye kuvuga bati ese ko Sabin ari we wazamuye Clara TV show, ni gute yaba atari pranka cyangwa se yaba atari ya mikino yabo yadutse yo kugira ngo bavugwe cyane maze Clara TV show izamuke. Nanone kandi abenshi ntibigeze baha agaciro ibyo umugore yavugaga, bati hari ikibyihishe inyuma kandi icyo gikubiyemo amashyari yuko ngo atarakitabwaho na Ngizi Sabin, ndetse batangira kumwamaganira kure. Mu gufata umuhezo wo gusa n'utongeye kuvuga kuri uyu mugabo Ngizi Sabin, yongeye gutigisa imbuga nkoranyambaga ejo bundi ku ya 8 z'uku kwezi kwa 9 uyu mwaka n'ubundi wa 2024, aho yagize uku asohora umutwe w'inkuru ugira uti Operation Sabin na Ngwino kongera kubafatana agasimbuka yigize Rambo akavunika. Abayinjiyemo yarabatunguye cyane bifata ku munwa, babuza amifato aho yasakazaga amashusho y'uyu mugabo Ngizi Sabin wari umaze kugira imvune ikomeye ngo nyuma yo gusimbuka nka Rambo nk'uko yabivuze, afatiwe mu cyuho n'umugore utaruwe ariko wakonzwe kuvugwaho ko afite umubano wihariye nawe ngo ndetse wamuviremo no gusenya urugo rwe. Ayo mashusho kandi yagaragazaga igisa n'igisubizo kitari mu mucyo cyatanzwe n'uwo mugore ukiri muto Ngwino ndore Ngwino ndebe, wabajijwe n'abari baje kubatabara kuwo bari kumwe yaba ari umugabo we, akikiza adatuje nk'ufite igihunga nyine kuko yarazi ko umugore w'isezerano w'uwo mugabo nyine ari Hayisa Murungi. Na n'ubu niyo nkuru igikwirakwizwa hose ku mbuga nkoranyambaga, aho bidakomeje kuvugwaho rumwe na rubanda nyamwinshi. Nubwo kandi bikimeze uko, hari n'abavuga ko ibi byose ari ugushaka guharabika uyu mugabo umaze kubaka izina muri uru ruhando. Nubwo kandi nawe ibi bimubaho kuvugwa,
hari abavuga ko nta gitangaje avugwa nk'abandi bose nk'uko nawe avuga abandi, nk'uko nawe yagiye yandika ku nkuru ze ku bitangazamakuru bye cyangwa se n'ibyo yagiye akoraho bitandukanye, asa n'uvuga ibidakwiye ku bandi. Hari nk'urugero rw'inkuru yagiye yandika zibasiraga abantu nko mu 2015 tariki ya 15 ukwezi kwa munani, Kigali Today yagarutse kuri ibi isubira ku nkuru uyu munyamakuru yagiye yandika zateza akaga kubo yari yazanditseho. Yagiraga iti kuwa 4 Kanama mu 2015 umunyamakuru w'igihe.com Munyegabe Kuri Sabin yanditse inkuru kuri Nyampinga Teta Sandra ifite umutwe ugira uti ubucukumbuzi ku bujura, ubutiriganya, ubwambuzi, gukundira ha kuri Miss Teta Sandra. Maze iyi nkuru Sandra Teta yemeza ko ikubiyemo ibinyoma, kurengera, kumutesha agaciro n'ibindi, atangaza ko agiye kumujyana mu nkiko. Aha Sabin yari ari mu mazi abira ariko ararusimbuka, ibaba rikomeza gukora muri wino maze arandika inkuru ziba nyinshi. Tuvuze kandi no ku nkuru ubwe yagiye atangaza zigatangaza rubanda, harimo niyo yanditse kuri Knowless agira ati iyo Knowless atarokoka agakingirizo ka Safi. Ni inkuru yanditse kuwa 24 z'ukwa kabiri mu 2016 ku gihe.com. Uyu mutwe w'inkuru abawusomye baguye mu kantu kwari ugusesengura ku mibereho yahahise ha Knowless na Safi, avuga ko Safi yabereye Knowless agakingirizo mu muziki. Benshi bavuze ko nta kibi yari yanditsemo, benshi bari bavuze ko nta kibi yari yanditsemo, ariko kandi abandi nabo barakazwa n'umutwe wayo kuko hari wenda ibyo bari biteze kumva atari byo bumvise mu nkuru nyirizina. Nyemera dusoreza hanga iki kiganiro, tuzakomeza ubutaha. Ndakwibutsa kandi ko igitekerezo cyawe n'inyunganizi byawe bidahejwe hano kuri BGU Space. Naho ubutaha.